fiche so ufite yajyamo yabiriya yaba iyi ngiyi imeze gutya ndetse yaba n'iyi ngiyi nayo imeze gutya, zose niyo ufite yose washyiramo. Ese nawe ugira ikibazo cy'uko ujya ugura raronje muri quartier izi ngizi ziri commerce cyangwa se ziraronje zo mu nganda bisanzwe, ukayikoresha nk'icyumweru kimwe byumweru bibiri se ugatubona raronje yawe irahiye, cyangwa se nitanashya wenda wagicomekaho nka charger ya telefone ukabona charger nawe igufata muri raronje, ukabona nyine raronje yaragutse yabaye nini. Iyo bibazo byose nibyo nzi kugusubiza muri ino video. Ni ukuvuga ngo iyi video nuyireba kugeza umusozo iraza kurangira uri kuri level yo kuba wakorera raronje nziza cyane iramba, kuko ngiye izi raronje ngiye nzikoresheje imyaka nk'itatu nta kibazo kimwe zagira. Kandi raronje ushobora kuba wacomekaho ipasi cyangwa se keto, kandi raronje zisanzwe ntabwo zijya zakira ibyo bikoresho. Iyo ucometseho ipasi cyangwa keto birangira raronje yawe ihiye cyangwa se ukabona nyine irangiritse mu bundi buryo. Rero icyo musaba no kureba video kugeza ku musozo. Niba wagamije kuri channel ntiwibagirwe ukanda subscribe, ukande like ndetse ukore na share n'asubizo mwasanyira ubumenyi, ubundi tangira enjoying amasomo y'umunsi. Let's go. Hano igikoresho cya mbere tugiye gukenera ni aka kabaho, bitewe n'uko tugiye gukoresha prise zazindi zijya ku rukuta, atari zinjira mu rukuta, izijya ku rukuta. Icya kabiri ni utu dukombe, urabona utu ngutu ni udukombe twa prise turabomeka nyuma ku rukuta. Icya gatatu ikindi kintu tugiye gukenera ni izi prise. Izi prise nge nizo nkunda gukoresha kubera ko zino prise zirakomera. Nugura izindi hari uzasanga nazo ari pirate, izi ngizi gusa zo zizwiho kuramba, zirakomera cyane kubera ko njye nkunda kuzikoresha cyane. Ngo nazo ni prise eshatu. Ikindi kintu ni amavisi, amaburo aya ngaya. Turaza gukenera n'urutsinga. Urutsinga iraronje ikiza cyayo nuko ukoresha we none uburebure bw'urutsinga ushaka. Niyo ushaka wagira metero 100 nta kintu byaba bitwaye bitewe n'ahantu ugiye kuyikoresha. Ni wowe ugena uburebure bw'urutsinga ko buze kuba bureshya. Ikindi kintu ni utu dutsinga tune dufite byibuze nka santimetero 25. Niko tujya hano. Iyindi ni fiche mail ijya muri prise, nyine yo ducomeka muri prise ahantu turi kurava umuriro. Yego. Ikindi naho ni ibikoresho. Ngewe nkunda gukoresha iyi ngiyi kubera ko ariyo yihutisha akazi, ariko ufite nizi turunevisi zisanzwe nazo zirakora nta kibazo, wowe biterwa niyo ufite hafi. Hanyuma na kano gaturunevisi gatowe, hano ndakoresha turunevisi gatoya kugira ngo nze kubasha gufunga umugozi muri iriya fiche mail yacu. N'ikintu tugiye kubanza kwatasha cyangwa se gufatisha utu dukombe kuri kano kabaho. Gira ngo mubibona ni ibintu biba bingana. Wowe uragenda ugashaka akabaho keza nyine ukagakata kangana na tuno dukombe ku buryo nyine ari ibintu bita bihuriramo. Kugira ngo nk'uko uri kubibona ni gutya. Noneho iyo udafite iyi turunevisi, iyi ngiyi bayita screwdriving machine cyangwa se foreze. Ibwo iba foreze mu gihe iri gutobora, ikaba screwdriving machine mu gihe iri gukora amavisi. Bivuze ngo iyi ngiyi ni twahita nka all in one, iratobora ikanafunga amavisi cyangwa ikayafungura. Noneho mu gihe udafite ino mashini rero ufite turunevisi z'intoki, ahantu ugiye gutera ivisi muri kano gakombe ufata agasumari gatoya ukabanza ugacamo akenge gatoya ugahita ubona gushyiramo ivisi yawe ukafunga. Ariko iyo ufite iyi mashini iyo ntago biba ari ngombwa, uwushyiramo gusa ugahita ufunga. Biba byoroshye, ntago biba bikomeye nk'iyi ntoki, kubera ko iyi iba yikaraga. Iyo ntago nyine bitinda, bihita byihuta. Noneho ngiye kubanza gufunga tuno dukombe twacu. Dufunga twose neza, ubundi dukomeza n'ibindi kugira ngo turebe uko iyi multiprise yacu iribuze kuba imeze. Kwibutsa niba rugambira rigeze kuri iyi channel, iyi ngiyi ni channel ibaho ibintu by'ubwenge gusa cyangwa se amasomo y'ubwenge ashobora kuba yagufasha mu buzima bwa buri munsi. By'umwihariko ndashaka kuzayambaha noneho ikintu twita DIY cyangwa se do it yourself. Mu Kinyarwanda tubyita ngo ni byikorere. Ndashaka kuzambaha ikintu twita byikorere, nyine ku buryo wowe ukurikira iyi channel uzajya ubuze kwikorera utuntu runaka twibanze mu rugo ushobora gukenera, tukaba twagufasha mu buzima bwa buri munsi utiriwe utakaza amafaranga y'ubusa cyangwa se utiriwe ugura ibintu by'ipirate. Ngira ngo ko mu mubizi izi raronje kenshi tugura izo zikunda kuba zoroshye. Ni ya raronje ucomekamo ukayicomekamo nk'iminsi nk'ibiri, umunsi wa gatatu waza wacomekamo telefone ukabona charger yawe ntago ikiri gufatamo.
Ndavuga ngo ibyo bibazo bigiye bikunda kubaho cyane, abantu mukunda gutunga amararonje murabizi. Ariko iyi ngiyi yo ni raronje iba ikomeye kandi imara igihe kinini cyane, iraramba. Kanze ubundi mbereke ewana, wowe nuyikora uzanshimira nyuma. Iyi ngiyi ni raronje nziza cyane, kubera ko izi raronje maze igihe kinini nzikoresha ngewe. Nshobora kuba maze nk'imyaka nk'itatu nzikoresha, ariko ntabwo zijya zipfa gupfa. Ikibazo kizamo ryari? Kizamo igihe waguze izi purize za fake. Ariko nujya kugura uzajya ushaka iyi brand yitwa Qming. Iyi brand niyo nabonye ikunda kugira aya mapurize akomeye. Hano noneho ubukombe bwacu tumaze kuba twabufunga kuri ka kabaho kacu, ngira ngo urabona ko hano bwagiyeho. Ikintu kigiye gukurikiraho, tugiye gufata za nsinga zimwe nabwiye zireshya na santimetero 25 tuzinyuzemo. Ubu bukombe bugiye bufiteho imyenge, iyo ari bushyashya bifunze uragasunika kakavamo, ntago kaba gakomeye cyane akantu kaba karimo. Twongere tunyuzemo n'utu tubiri hano, turangiza tuzane na wa mugozi wacu. Insinga zirashishuye, muranyihanganira nandi ubere ukuntu zishishwa kubera ko ngiye nazishishuye. Noneho hano ikigiye gukurikiraho sasa nidusoze ngi hano urabona tumaze gukora cyo nakita wiring. Tugiye no gucomeka zino nsinga mu mapurize yacu. Twihuse reka ifunguze uburyo umwete. Iyi purize ni gutya iba imeze. Dore ngiyi brand yayo ukuntu yitwa Qming. Urabona ni purize ibifitemo imyanya itatu, ifite amapine atatu. Ari hano ha phase, na hano ha netere, na hano ha grounding cyangwa se earthing. Iyi ngiyi nzababwira nyuma igihe tuzakenera. Ndetse bifitemo n'utuvisi tubiri two kuyifunga muri kano gakombe. Duhambure n'izindi. Kugira ngo dufunguze uburyo umwete bigishyushye. Werebe iyi video gusa kugeza ku musozo, iraza kurangira amaze kumenya neza kwikorera iyi raronje, kandi uzaryoherwa no kuyikoresha cyane mu rugo kubera ko iba ikomeye. Urabona iyi purize ifiteho agafuniko k'imbere kugira ngo gafungure. Urabona hano ifitemo amenyo abiri, ufatamo hano gutya ubundi ugasunika igafunguka. Niko tuyifungura. Ningi nayo ni kwa kundi urafata inyuma, ufata inyuma no hagati, ugahita ukanda kuri ariya amenyo abiri igafunguka. Noneho njye uko nababwiye ngiye nkunda kwikoreshereza iyi turunevisi y'umuriro kubera ko niyo yihuta. Urabona hano urabanza ugafunguramo ivisi, kanze igasa naho ritanga umwanya kugira ngo urutsinga ruze kujyamo mu buryo bworoshye. Nizeye ko hano naho biri kugaragara neza. N'izindi zose ukagenda ubikora gutyo kugira ngo bize koroha mu gihe uri kuzifunga purize zawe. Noneho hakurikiyeho kuzishyiramo insinga. Ni ukuvuga ngo tugiye gukoresha iri ryinyo rya hano, biba binanditseho hano, haba hariho N, iyi ni netere, hanyuma hano ruguru hakabaho R y'ikirenge. Ibi bisobanuye live cyangwa se phase. Ko phase tuyinyuzamo hano, netere twayinyuzamo hano. Ariko ibi ngibi ni uburyo bwa wiring kubera ko ntago menye ukuntu waje gucomeka muri purize, ariko ibi ngibi bigufasha mu gihe uri ku wiringa cyangwa se mu gihe uri gucomeka iyi raronje yacu, cyangwa se mu gihe uri kuyikorera iyi installation. Hanyuma ushyiremo na hano. Mwibutsa niba rwa mbere ugeze hano wibuke gukanda subscribe, ndetse iyi video nuyikunda ukande na like, ko nashaka abantu bose bifuza ko mwasangira umenye, kandi wibuke gusiga na comment kugira ngo
menye niba iyi video yagushimishije cyangwa se wayikunze. Noneho ugenda ureba ahantu wagiye ufunga urutsinga rwa faze, akaba ariho ufunga n'urundi. Nubwo ibi ngibi bigufasha mu bintu byo gukonekita gusa, naho mu kuyikoresha byo nta kintu kinini bigufasha, kubera ko igihe ugiye gucomeka muri prise y'uri burahurireho ntabwo wamenya ngo ahantu wacometse faze niho iri kunyura, kubera ko nyine umuriro ufite ibyawo ntabwo ari ngombwa cyane kubyitaho. Wowe ikintu witaho nyine no kumenya ko hano wagiye bicomeka mu buryo buhura. Ngira ngo nko mubibona, urabona hano ni handi kuri ya pin ya faze, urutsinga ruriho ni narwo ruri hano ku yindi pin ya faze. Ibi ngibi bishobora gufasha nko mu gihe wenda nubwo bitari bikunda kubaho, mu gihe wibeshye ugacomeka igikoresho kimwe ariko kigafata muri zino prise ebyiri icyarimwe, biragufasha igikoresho kiba cyakora neza, ariko nabyo ntabwo bigiye kunda kubaho. Biba cyane cyane kuri ziriya rallonge bagura neza zifite imyanya yegeranye, nibyo biba bishobora kubaho nk'ubwo buryo. Ariko nk'izi ngizi ziba zifite imyanya yagutse ntabwo bijya bikunda kubaho. Bivuze ngo hano uko wabicomeka kose n'ubundi nta kibazo byaza gukora, ariko ntabwo icyo ngicyo ntabwo ari cyo cy'ingenzi kuvuga ko wabicomeka kose. N'ubundi ugomba gukora ibintu bifite isuku kandi biri ku murongo nk'umuntu w'umutekinisiye, kuko iyi cano ibereye kugira ngo iguhindure umutekinisiye uri smart, apana umufani fake, ukajya ukora ibintu uzi kandi wumva neza igisobanuro cyabyo. Dushyiramo n'indi ya nyuma, ubundi dukomeze n'ibindi mbereke uko bigenda. Noneho iyo ibi ngibi ubirangije, habakurikiye no gufunga zino prise muri tuno dukombe. Aya ngaya ni amavisi yagiye ava muri zino prise byari bifunganye. Aya mavisi niyo tugiye kwifashisha tuzifunga muri ubu bukombe. Urafata ukayishyiraho neza, ubundi ugahita ushyiramo ivisi ryawe. Aha ngaha niyo mpamvu urangiye nkunda kwikoresha izi tundi visi y'umuriro, kubera ko irabyihutisha, kuko iri visi bari rirerire kandi ifite feriyeri nyinshi ku buryo kurifungamo n'intoki byakugora. Nyine bisa naho bitinda, ntabwo mvuze ngo byakugora ngo ntuzabikore nta kibazo, nuko nyine bitinda. Kandi urumva gutyo ndi gukora video mashaka nyine gukora ibintu byihuta kandi bitari buze nawe kukurambira, kugira ngo wige vuba bigishyushye. Iyi ni ya mbere dushyizeho, zose ugenda uzifungaho mu buryo navuga ko busa, kugira ngo prise yawe cyangwa se rallonge yawe ize kuba ifite isuku. Cyangwa urabona ko ari ibintu rwose bisa neza kandi bifite isuku. Aka kantu rwose kaba gasukuye, ahantu hose wagakoresha nta kibazo, ntabwo waterwa ipfunwe no kuvuga ngo niyo wikoreye. Iyi rallonge bisa neza kandi ubona ko ari insirimu inakomeye. Noneho ahangaha aho tugeze, umugozi wari ufite imitwe ibiri. Umutwe wa mbere n'uwo twacometsemo hano muri prise cyangwa se muri multi prise, undi mutwe n'uwo tugiye gucomeka muri iyi fishi izajya muri prise. Hano iyi fishi ifitemo ivisi, turaza turifungure kugira ngo tubone uko tuyicomeka. Noneho dufata uno mugozi tukawunyuzamo hano. Gusa ko fishi yose wakoresha izo nta ngombwa ubu bwoko, iyo wabona yose wayikoresha nta kibazo. Icyo nge nakuriye ko manze ni zino prise zitwa gutya, nizo zo kwitaho cyane. Ibi bya fishi byo wakoresha iyo ubonye yose nta kibazo. Hano harimo akantu gafata umugozi nako urabanza kugahambura, kaba gafitemo amavisi abiri, ugakuramo rimwe ukaba ugashyize ku ruhande kugira ngo ubanze ufungemo. Urabona hano bifitemo amenyo atatu, aho tugiye kwifashisha ngaho ku ruhande gusa
kubera ko niyo turi gukoresha iriya rya gatatu nzabwira icyo rikora, ari naho nababwiye kuri izi purize ari iryinyo rya gatatu nyuma nzabwira icyo rikora, kubera ko ubu ngubu turi kuyikora ntabwo turikeneye, niyo mpamvu nigeze nigitaho cyane. Turi gukora nyine multiprise ariko iri simple nyine kuba dukoresha mu rugo. Nzabwira iriya ryinyo ikintu rikora ndetse n'igihe tuzarikenerera. Hano turafungamo neza, hano byakomeye. Noneho duhite dufata uyu mugozi tuwurambikemo hano, tujye dushyiraho kano kantu gutya. Ndizera ko hano uri kubibona neza. Ubundi tudufungamo n'amavisi kugira ngo aya mavisi abe afashe uno mugozi kugira ngo utaza kuvamo nka kiriya gihe umuntu aba awukuruye atabishaka, cyangwa se niba abishaka hari igihe umuntu afata umugozi akapfa kuwukurura gusa. Kano kantu rero kaba kawufashe ku buryo utapfa gukurura ngo uhite usohoka muri ino fishi. Hano turahita dusubizamo fishi yacu neza, ubundi tuyifunge. Turafungamo n'ivisi ryayo neza. Guys, mbibutsa niba ari ubwa mbere ugeze hano wibuke gukanda subscribe, iyi video nuyikunda ukande like, ndetse ujye no muri comment udusangize uko wakiriye iyi video, cyangwa se niba wayikunze abantu bitubwire, cyangwa se katubwira n'ibindi bitekerezo by'icyo twaza gukorera muri video z'ubutaha. Kiba gisigaye none no gufunga no gushyiraho face zizi prise zacu. Hano urabona biba byanditseho kano kajambo ka brand kajya opposite y'iyi switch, kajya hano ugushyiraho ugatsindagira gahita gafata. Na hano naho nuko, ndetse n'ahangaha naho ku ya gatatu naho nuko. Guys, nkuko mubibona iyi ngiyi ni prise nziza cyane ifite isuku, ushyira imyanya ushaka yose, nta muntu ukurimita kuko niwe uri kubyikorera. Naho nababwiye ngo nshaka kubigisha ibintu byo kwikorera ibintu, ubwo ugashyiraho ama features ushaka cyangwa se ugashyiramo ibyo ukeneye byose kuba wakoresha. Guys, rero nahawe nawe uzayikore kandi uzambwira nyuma uko byagenze, ko izi ngizi ni prise zo zikomeye kandi nziza cyane. Kandi nkuko mubibona urabona ifite ya myanya ibiri universelle. Hano urabona bacomekamo igikoresho cyose, ntabwo bavuga ngo gifite amenyo ngo ameze ukuntu sinzi. Hagiye ugenda ugasanga nk'umuntu afite nk'agafishi kameze gutya, akabura araronje agacomekamo cyangwa se akabura prise agashyiramo. Ariko iyi ngiyi yo fishi yose waba ufite yajyamo, yaba iriya, yaba iyi ngiyi imeze gutya, ndetse yaba n'iyi ngiyi nayo imeze gutya, zose iyo ufite yose wayishyiramo. Ndizera ko warebye iyi video kugeza ku musozo. Ubu ngubu nawe uri kuri level cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba wakorera raronje nk'iriya. Uzayigerageze ubundi ubutazagaruka udusangize uko byagenze. Iriya ni raronje nziza cyane ikomeye, uzayikore uzambwira. Kandi ujye mwibuka gusiga comment mutubwire uko mwakira isomo ry'umunsi, ndetse mudire n'ibitekerezo by'ibyo mwumva uzazakorera muri video zacu z'ubutaha, by'umwihariko muri gahunda ya byikorera cyangwa se do it yourself. Reka duze ubutaha. Ciao.